ati Cristiano has managed to equal Messi without innate talent. Ati Ronaldo yagerageje kuba yagera ku rwego rwa Messi cyangwa yahangana na Messi kandi adafite impano yavukanye y'igitangaza. Yego. But those of us who played against them, ariko twe twakinnye duhura nabo, we realized the difference. Tuzi neza itandukaniro riri hagati yabo. We didn't want Cristiano Ronaldo to enter the box. He was rather there. Ati ntitwabaga twifuza ko Cristiano yinjira mu rubuga rw'amahina kuko aho ngaho abateye ubwoba. Yego. Nta kintu wakora ngo umubuze gutsinda. But with Messi, ariko Messi we, it happened all over the field. Aho ari hose mu kibuga igitego yakigutsinda. Yego, abateye ubwoba. Murimo namyumva. When the ball reached Messi, iyo umupira wabaga ugeze kuri Lionel Messi, you think danger. Wahitaga utekereza ko agiye kuba nyine ikintu kibi. Yeah. Agiye kubateza ibibazo. When I started playing against him, igihe natangiye guhura nawe, I would try to take the ball away. Nabaga nifuza yuko umupira nawushyira kure y'aho ari. And he would dodge me like a bullfighter. Noneho iyo donc washatse kumwambura umupira, ego, hari ukuntu asa nk'ugusebya kubera ko nyine uraza akawukwima ntabwo ushobora kumukuraho. Yego. Ni nko kuvuga muri bon, bullfighter ni nk'aba bandi barwana n'ibimasa kuri aba bekwepa. Ati nashaka kumukora umupira akanshenga nkwepa ku buryo nta namwegera habe na gatoya ngo mukoreho. Ego. So naho ngaho rero agaragaza nyine difference. Urahamanya nawe?